Ku myaka 7 gusa yaratangiye kujya akina amafilime atandukanye. Uyu nguyu yavukanye impano idasanzwe akomora ku babyeyi be. Iyo mpano ise ndetse na nyina bari bayihuriyeho. Yaje kugira ibibazo dore ko yakuriye muri orphelinat cyangwa se inzu zirera imfubyi, dore ko ababyeyi bapfuye akiri muto ku myaka 7 gusa. Amaze gukina commedies zitandukanye nibwo yaje gutumizwa kujya muri Amerika. Yaje guhabwa Grammy Award mu gihe izirenga 5 yari zibayemo nomine. Si ibyo gusa kandi uyu mugabo yaje no gutsindira amafaranga menshi mu bihembo byatangwaga na UK Publishers. Mu bihe bye kandi yaje no kuba umukinnyi wa mbere ku isi wari umaze guhembwa amafaranga menshi cyane muri filime, dore ko arenga miliyoni 670 z'amanyarwanda cyangwa se 670 by'amadolari ariyo kontara yari afite ku mwaka. Nta nubwo yari afite kandi impano yo gukina filime gusa, yari umwanditsi w'ibitabo ndetse akaba n'umuririmbyi mwiza. Uwo nta wundi ni Chaplin, mwese mwamenye nka Chariro. Uyu ni umwongereza ndetse akaba yaraje kwimukira muri Leta Zimwe za Amerika, nyuma aza kugaruka mu Bwongereza aho yaramaze gusaza cyangwa se ageze ku iherezo ry'ubuzima bwe. Ibyo n'ibindi bitandukanye tutababwiye ni bimwe mu bikubiye mu cyegeranyo twabateguriye kuri uno munsi. Ni ku buzima witwa Chariro cyangwa se Chaplin Spencer. Kora subscribe, like, share and comment kugira ngo umenye byinshi byiza tubategurira. Charlie Spencer Chaplin yavutse ku itariki 16 z'ukwa kane mu mwaka w'1989 nk'uko twabibabwiye. Uyu Charlie Chaplin ku myaka 14 yari amaze gukura bihagije kugira ngo ajye kuri stage bwa mbere agiye gukina film, aho byari mu mwaka w'1901. Uyu Charlie Chaplin kandi dusubiye inyuma gato, afite imyaka 6 nibwo yaje kujya ku rubyiniro bwa mbere, aho yari agiye gusimbura nyina wari wagize ikibazo cy'ijwi, ndetse ibyaje no kumuviramo guhagarika ibijyanye na comedy ndetse na sinema muri rusange, dore ko yaje kugira uburwayi mu gihe ise umubyara yari yaritabye Imana. Uyu Charlie Chaplin ntabwo avuka wenyine, dore ko avukana n'uwitwa Sidney Chaplin. Aba bose ni abakinnyi b'amafilime ndetse babikomora ku babyeyi babo aribo Anna Chaplin ndetse na se Chaplin. Nyuma yo gupfusha ababyeyi babo banyuze mu buzima butandukanye butoroshye, baba mu nzu zirera abana b'imfubyi, ndetse kandi aho baje no kuhava berekeza mu Bwongereza mu mujyi wa London. Ahangaha niho bakina amafilime menshi atandukanye, ariko ntihazi kuhatinda Charlie Chaplin kuko ku myaka 19 gusa ko yakinnye Carino pantomime yakinirwaga ahitwa London, ndetse aza no kuba umwakiteri mwiza muri iyo filmu. Ibyo byaje gutuma bimuhesha amahirwe yo kubona contract ikomeye muri Max Sennett Film Company, aho yahembwaga amayero 150 ku cyumweru. Nyuma yo gukina filime zisaga 36 yaje kujya gukinira muri SNA Company mwaka w'1915, maze aba megastar cyangwa akundwa bidasanzwe, dore ko yakinnye filime akaziyobora, akazikora ndetse akaza no kuzitunganya. Ku myaka 26 yasinye amasezerano yo gukorana na Macho Company, aho yahawe amafaranga asaga miliyoni 670 z'amanyarwanda cyangwa se 670 by'amadolari ku mwaka. Aba n'uwa mbere ku isi wahabwaga ayo mafaranga muri filime.
Nyuma yo kubona amafaranga menshi yaje gusubira mu Bwongereza kuzana murumuna we Sydney kugira ngo amusimbure muri projet zimwe na zimwe yakoraga, ndetse aza no gutangira gukora n'izindi zitandukanye. Ariho yaje gutangira gukorana n'abakinnyi bamwe na bamwe bari bakomeye muri gihugu gihugu cya Amerika. Abo barimo abo mwamenye cyane barimo nka Walker, Fireman mwese muzi cyane, ndetse n'uwitwaga The Vagabond bakinaga bose muri Macho film. Nyuma y'imyaka 3 tuvuye aho ngaho yaje kandi gutangira gukora projet yitwaga Jack. Nyuma y'imyaka 3 yatangiye gukorana filime witwa Jack. Iyo projet nta yindi ni yitwa Kid. Uno mwana ngira ngo mwese muramuzi, bagiye bamubona kenshi amuhetse muri filime ze zitandukanye. Uyu mwana Jack, impamvu yaje gutangira kumukoresha muri no project yitwa Kid nuko bari bahuje amateka cyangwa se story. Uyu Chaplin nkuko twabivuze yabuze ababyeyi be akiri muto, ndetse kandi Chaplin uyu mwana yaje gusanga bahuje amateka, dore ko yaje gusanga n'umwana Jack nta babyeyi afite, ndetse bivuga ko yanamutoraguye ku muhanda atangira kumukinisha, ndetse iyi filime yabo izwi nka Kid irakundwa cyane. Nyuma ntibyaje kuramba cyane dore ko uyu Jack yaje gusubirana mama we. Ibi byababaje Chaplin cyane dore ko yari yabibonye inshuti ye magara. Nkuko twabivuzeho nanone kandi mwaka w'1940 filime The Great Dictator yaje kuba nomine muri Grammy Award muri kategori zirenga 5 zitandukanye. Ibi byari byiza kuri we, gusa byaje no gutuma atangira guhangana n'abayobozi bo mu gihugu cya Amerika cyangwa se Leta Zunze za Amerika, dore ko muri no filime ariho yaje kwerura agatangira kugaragaza buryo ki abanyamerika bagize uruhare rukomeye mu ntambara ya kabiri y'isi. Ibi byaje gutuma ava muri iki gihugu cya Amerika asubira iwabo mu Bwongereza. Mwaka w'1972 kandi yongeye gusubira muri Amerika, aho yari agiye gufata bimwe mu bihembo yagombaga guhabwa. Mwaka w'1975 kandi yongera kugaruka mu gihugu cy'Ubwongereza atumijweho ngo ajye guhura n'umwamikazi w'Abongereza Queen Elizabeth. Tugiye ku bijyanye n'ubuzima bwe kandi, uyu Charlie Spencer Chaplin mwamenye nka Chariro yavanye no bita Rita, dore ko uyu ari umwe bakinanye filime, ndetse kandi ubwo ari gukina filime ye ya mbere byaje kugaragara ko uno mugore yari atwite. Ibi bibahatira kuba babana. Uyu mugore Rita babyaranye abana bagera kuri 6 baza gutandukana. Nyuma yaje kongera ashakana n'uwitwa Ona. Uyu nawe baje kubyarana umwana umwe. Uyu akaba ari nawe bucura bwe yabyaye. Iyo nkuko twabibabwiye kandi Chaplin nyuma yo kuba umukinnyi w'amafilime asetsa cyangwa se commedy, yari kandi umuhanzi, umuririmbyi, ndetse akaba n'umwanditsi w'ibitabo, dore ko yanditse indirimbo nyinshi zitandukanye harimo izo yakoreshaga muri film zizwi nk'ama soundtrack, ndetse n'izindi yanditse mbere yuko atangira gukina filime, harimo nizo yanditse akanaririmba akina filime. Izo zose izo tugiye kubabwira. Izo harimo iyitwa With You Dear in My Bomba, hakabamo iyitwa There is Always One You Can't Forget, hakabamo iyitwa Smile twababwiyeho mbere, Eternally, You Are My Song, ndetse n'izindi zitandukanye. Uyu kandi yanditse n'ibitabo byinshi bitandukanye, gusa icyo twibanze hano cyari cyitwa My Biography. Iki nacyo wasangamo zimwe mu nkuru ndetse na bimwe twavuzeho hano muri iki cyegeranyo. Uyu Charlie Chaplin kandi yagiye akina filime nyinshi zitandukanye mwese mwagiye mumenya, harimo nk'iyo bitaga Carino Pontomaini, hakabamo iyo yitaga The Great Dictator, ndetse
niyo twababwiyeho Kid. Duhereye kuri Pantomime yayikinanye na murumuna we Disney, ndetse kandi yaje gukomeza akina n'izindi twababwiye haraguru, harimo iyo bita The Great Dictator yakinanye n'abagabo batatu bazwi muri filime nyamerika za kera mu bijyanye na comedy, harimo uwitwa Free Walker, hakabamo Fireman ndetse n'uzwi nka The Vagabond. Abo bose bakinanye mu yitwa Macho Film, ndetse kandi bagiye bakina n'abandi bantu batandukanye, harimo nka filime zitandukanye yagiye akinana n'uwitwa Jack. Uyu nguyu bakineye filime yitwa Kid ngo twari tumaze kubivuga haraguru. Uyu Chaplin Spencer kandi ikindi twamubabwiraho nuko nyuma y'imyaka 2 agarutse mu Bwongereza, aho hari mu kwezi kwa 12 ku itariki 25 umwaka w'1877 aribwo yitabye Imana. Dusoze mbashimira mwe mwese mwakomeje kudukurikira ndetse kandi mudahwema kudushyigikira. Iyi ni Star Library, ibiganiro bitandukanye bibageraho buri munsi, ariko tuza basaba gukora subscribe, like, share and comment. Mugire ibihe byiza. Uyu yari Chaplin kuri uno munsi wa none. Ushobora kwandika kandi muri comment wowe wifuza ko tukubwiraho. Buri munsi dufite byinshi bitandukanye tuzajya tubagezaho bijyanye n'ibyo mwasabye.